Nyagasani Mana watugeneye ihirwe duhunda inema zawe dutagatifuze tukwitabe Nyagasani turagusaba itorero intumwa zawe nizo watoye zose zihunda imbaraga zawe zisarura imitima turagusabye dawe Nyagasani Mana intumwa zawe zose n'abakwiraye bose bafashe buri gihe bakwitabye Nyagasani Mana kiliziya yawe uyiha abayobozi benshi bagukwiriye
izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Nimugira amahoro. urayahorane nawe. Kere generale basaserdoti mwese muteraniye hano bihaye Imana Sentaro Imana uri kumwe natwe muri imihango mitagatifu agiye kutuyoborera za kuberamo itangwa ry'ubupadiri ku badiyakoni bacu babiri Kasiyani na Alphonse. Ndagira ngo tumwakire n'amashyi n'impundu. Bityo musenyeri turabakiriye, turabasabye ngo mudukomereze. Bakristo bavandimwe, Imana yacu mu rukundo rwayo rutagereranywa yitorera bamwe muri twe muri kiliziya kugira ngo ibashinge imirimo mitagatifu. Uyu munsi rero muri paruwase ya Kampanga muri diyosezi yacu ya Ruhengeri dufite ibyishimo byinshi, ibyishimo yuko abavandimwe bacu Diakoni Alphonse na Diakoni Kasiyani bagiye guhabwa isakramento y'ubusaserdoti mu rwego rw'abapadiri. Umwihariko w'ibyishimo by'uyu munsi ni uko paruwasi yacu ya Kampanga yibarutse impanga. Tubishimire Imana. Twakereye rero guhimbaza iyi misa ntagatifu iza gutangirwamo iri sakramento. Birumvikana ko dufite ku mutima isengesho yo gushimira Imana, ariko turanasabira abavandimwe kugira ngo ubwo Imana yabigombye ngo ibatume bazatumike nta buhemu. Tugiye kumva ijambo ry'Imana ridufasha kumva umuhamagaro wo kwiyegurira Imana, nyuma hakaza gukurikiraho imihango nyirizina y'itangwa ry'ubupadiri. Turi buze no gusangira Yezu mu isakramento ry'Ukaristiya. Umucyo rero tubanze dutegura imitima yacu kugira ngo twumve iryo jambo ritugere ku mutima, dukurikire imihango dufite umutima ukeye, kandi tuze guhabwa Yezu twigoroye n'Imana. Nemera imbere y'Imana ishobora byose tumani ingingo ya mutagatifu w'ikiteka n'abamarayika bose n'abatagatifu bose, namwe bavandimwe ngo munsabire kuri Nyagasani Imana yacu. Imana ishobora byose nitubabarire, idukize ibyaha byacu, maze zatugeze mu bugingo bw'iteka.
Nyagasani Mana yacu, uyobora umuryango wawe ukoresheje abasaserdoti udahwema kuwutoramo ngo bashinge uwo murimo, turakwinginze. Abadiyakoni ba Kiliziya wishakiye gutorera umurimo w'ubupadiri kuva none, ubaha ingabire yo kuwukorera badacogora, bahore barangamiye gushaka kwawe, maze mu buryo bakora bwose no mu mibereho yabo bizihizwe no kuguhesha ikuzo muri Kristo, kubwa Yezu Kristo nyine umwana wawe n'umwami wacu. Imana mubana mugategeka ramwe bwa Roho Mutagatifu, uko ibihe bihora bisimburana iteka. Uhoraho abwira Musa ati giza hino Abalevi, maze ubashyikirize umuherezabitambo Aroni kugira ngo bazajye bamufasha. Bazamukorera we n'imbaga yose mu ihema ry'ibonaniro, kandi banatunganye imirimo yose y'ingoro. Bazita ku bikoresho byose by'ihema ry'ibonaniro, baserukire Abayisiraheli mu itunganya ry'imirimo yerekeye ingoro. Abalevi uzashyikiriza Aroni n'abahungu be bazaba babahawe burundu, babe mu cyimbo cy'abandi Bayisiraheli bose. Iryo ni ijambo ry'Imana.
mutagatifu intumwa yandikiye Abanyefezi. Ubu rero jyewe uri ku ngoyi nzira Nyagasani, ndabinginga ngo mugenze mu buryo bukwiranye n'ubutore bwanyu, nimubane mu rukundo, murangwe n'ubwiyoroshye n'ituze n'ubwiyumanganye, mwihanganirane muri byose, kandi mwihatire kugumana umutima umwe ubahuza mu mahoro. Nk'uko umubiri ari umwe na roho akaba umwe, ni nako mwahamagariwe gusangira ukwizera kumwe. Nyagasani ni umwe, ukwemera ni kumwe, batisimu ni imwe, n'Imana ni imwe, yo mubyeyi wa bose, usumba bose, agakorera muri bose kandi agatura muri bose. Buri wese muri twe yahawe ingabire ye bwite uko Kristo yayimugeneye. Nicyo gituma mu byanditswe hari ahavuga ngo yarazamutse atumbagira ashoreye imbohe, maze aha abantu ingabire. Kuba yarazamutse bivuga iki atari uko yabanje kumanuka akagera ku isi yacu? Uwari waramanutse ni nawe wazamutse mu bushorishori bw'ijuru kugira ngo aganze muri byose. Ni nawe wahaye bamwe kuba intumwa, abandi abaha kuba abahanuzi, abandi abaha kuba abogezabutumwa, abandi abaha kuba abashumba cyangwa se abigisha. Nguko uko yatunganyije abatagatifujwe be, anabategurira gukomeza umurimo bashinzwe wo kungura umubiri wa Kristo. Iryo ni ijambo ry'Imana. Alleluia.
muri icyo gihe Yesu yagendaga ku nkombe y'inyanja ya Galileya abona abavandimwe babiri, Simoni bita Petero na Andereya n'umuna we bariho baroha inshundura mu nyanja kuko bari abarobyi. Arababwira ati nimunkurikire nzabagira abarobyi b'abantu. Ako kanya basigaho inshundura zabo baramukurikira. Yigiye imbere abona abandi bavandimwe babiri, Yakobo mwene Zebedeyi na murumuna we Yohani bari mu bwato hamwe na se Zebedeyi bariho basana inshundura zabo. Nuko arabahamagara, ako kanya basiga mu bwato na se baramukurikira. Iyo ni ivanjili ntagatifu. Imihango y'itangwa ry'ubupadiri igiye gutangira. Umwepiskopi agiye kwicara ku ntebe yateguriwe, maze hakurikireho umuhango w'itorwa ry'abateguriwe guhabwa ubupadiri. Barahamagarwa mu mazina yabo, maze nabo bitabe karame, kuko nyine kuba umupadiri ari umuhamagaro. Nibigeraho umwepiskopi avuga ko abavandimwe bacu Diyakoni Cassien na Diyakoni Alphonse batorewe gushyirwa mu rwego rw'ubupadiri, icyo gihe twese turasubiza twishimye tuti dushimiye Imana, dukome amashyi, tuvuze impundu n'ingoma twishimira ubwo butorwe. Tubikurikire twitonze kandi dusenga. Dukwiriye rero gukurikira uyu muhango dutuje mu mutima w'isengesho, dusabira abagiye gutorerwa kuba abapadiri. Nk'uko mubazi, Diyakoni Cassien na Diyakoni Alphonse. Abateguriwe guhabwa ubupadiri nibaze. Diyakoni Cassien Nsengiyumva Manzi. Karame. Kiliziya ntagatifu umubyeyi wacu irasaba ko uha aba bavandimwe bacu umurimo w'ubupadiri. Uzise ko babikwiriye? Nkurikije umwanzuro w'ibyabajijwe imbaga y'abakristo hamwe n'icyemezo cyatanzwe n'abari bashinzwe kubamenya, ndahamya ko basanze babikwiye. Tubifashijwemo na Nyagasani Imana n'umukiza wacu Yesu Kristo, dutoreye abavandimwe bacu gushyirwa mu rwego rw'abapadiri. Dushimiye Imana amashyi menshi n'impundu n'ingoma. Abavandimwe bacu
inyigisho umwepiskopi agiye kubwira abamaze gutorwa ndetse natwe twese atubwire uko umurimo w'ubupadiri uteye. Iyi nyigisho ni ingenzi kuko idufasha guhugukirwa n'ibijyanye n'umurimo w'ubupadiri. Dukurikire iyi nyigisho twitonze kandi tuzirikana. Bavandimwe bagiye gushyirwa mu rwego rw'abapadiri, ni bene wanyu cyangwa se babarirwa mu nshuti zanyu. Nimuzirikane rero neza intera bagiye gushyirwamo muri Kiliziya y'umuryango w'Imana. Ubusanzwe uwo muryango mutagatifu w'Imana wose uko bakabaye ni imbaga y'abasaserdoti ba cyami muri Kristo. Nyamara ariko Yezu Kristo umusaserdoti mukuru ubwo yitoreye bamwe mu bayoboke be kugira ngo mu izina rye bajye bakora ku buryo bweruye umurimo wa gisaserdoti muri Kiliziya, babigirira abantu bose nk'uko ubwo yari yaratumwe n'Imana Data, nawe yohereje ku isi hose intumwa yitoreye kugira ngo umurimo we wo kumwigisha umusaserdoti n'umushumba mwiza ukomeze gukorwa udahwema, abigirishije izo ntumwa nyine kimwe n'abepiskopi bazazizungura. Hari rero n'abapadiri bashyiriweho gufatanya n'abepiskopi bagatorerwa gukorera imbaga y'Imana bashyize hamwe nabo nyine mu mirimo ya gisaserdoti. Nk'uko byasuzumwe bihagije, abavandimwe mururi imbere yanyu ubu bagiye gushyirwa mu rwego rw'abapadiri kugira ngo begukire Kristo we mwigisha, umusaserdoti n'umushumba utuma umubiri we bwite ari wo Kiliziya ugenda ukura ugasagamba, ukaba koko umuryango mugari w'Imana ugahinduka ingoro yayo ntagatifu. Abavandimwe bacu bagiye guhabwa kumera nka Kristo umusaserdoti mukuru kandi ibihe byose basangiye n'abepiskopi ubusaserdoti, bityo begurirwa Imana babe abasaserdoti nyakuri b'isezerano rishya kugira ngo bajye bamamaza ivanjiri mu bantu bose, babe abashumba badakenesha umuryango w'Imana kandi bahimbaza imihango mitagatifu yo gusenga Imana, cyane cyane batura igitambo cya Nyagasani. Namwe rero bana banjye nkunda, Diakone Alphonse na Diakone Cassiane, mwebwe mugiye gushyirwa mu rwego rw'abapadiri, muzajye mwitanga mutiganda, mutunganye umurimo wo kwigisha muvuga rumwe na Kristo umwigisha mukuru. Ijambo mwakiranye ibyishimo murashishikarire kurigeza kuri bose. Murahugukire kuzirikana amategeko ya Nyagasani, mwemere ibyo musoma mu gitabo gitagatifu, ibyo mwemera mu byigishe n'ibyo mwigisha mwihatire kubikurikiza mu migirire yanyu. Inyigisho rero mutanze ziragiye zibera imbaga y'Imana ifunguro n'impumuro y'imibereho yanyu igwe neza abayoboke ba Kristo. Undi murimo kandi mushinzwe bana banjye nkunda no gutagatifuza abandi muri Kristo. Koko rero umurimo wanyu no gufasha abayoboke b'Imana kuyitura igitambo cy'imitima yabo bacyunga ku gitambo cya Kristo, ni nacyo nyine
ibiganza byanyu bizajya bitambira kuri alitari ku buryo udasesa amaraso mwihimbaza y'Ukarisitiya ntagatifu. Murage rero mumenya icyo mukora mu mibereho yanyu, mukurikize ibyo mugira mu mihango mitagatifu, maze uko muhimbaza urwibutso rw'urupfu n'izuka bya Nyagasani, abari nako mwihatira guhashya muri mwebwe ingeso mbi zose no guhamya ibirindiro mu buzima bushya. Mutumwe kwagura umuryango w'Imana, muwinjizamo abantu bwa batisimu, mutumwe gukiza abantu ibyaha, mutanga isakaramentu rya penitensiya mu izina rya Kristo n'irya Kiliziya. Mutumwe gutabaza abarwaye amavuta matagatifu agenda asimburana, muzajya musohoza ku Mana ibisingizo hamwe n'amasengesho yo kwishimira cyangwa se kwitakambira mu izina ry'umuryango wayo wose, mutibagiwe n'isi yose. Igihe rero muzaba mukora ibyo byose, mujye mwibuka ko mwatoranyijwe mu bantu kandi mugashyirwaho gufasha abantu ibyerekeye umubano wabo n'Imana. Uwo murimo wa Kristo umusaserdoti mukuru muzawurangize neza, mukora n'ibyishimo bitageruka hamwe n'urukundo ruzira uburyarya, mudakurikiranye inyungu zanyu bwite, ahubwo mugamije iteka ingoma ya Kristo. Ikindi kandi nagira ngo ndangirizeho bana banjye nkunda, nuko ku rugero rwanyu mutorewe kujya mukora umurimo wa Kristo, umutwe n'umushumba wa Kiliziya, mukabitaho rwose munzu umwe n'umwepiskopi kandi mumwumvira. Murihatire kubumbira abayoboke b'Imana mu muryango umwe, kugira ngo mubayobore ku Mana Data banyuze kuri Kristo kandi babifashijwemo na Roho Mutagatifu. Kubera iyo mpamvu, murage mwitegereza ubudahwema urugero rwa Kristo umushumba mwiza, utarazanywe no kugaragirwa, ahubwo wazanywe no kuba umugaragu wa bose, gushakashaka no gukiza ibyari byarazimiye. Bavandimwe, tumaze gutega amatwi inyigisho nziza y'umwepiskopi. Tugeze rero mu gihe cy'isezerana ry'abatorewe umurimo w'ubupadiri. Ubwo bari barimo batega amatwi inyigisho y'umwepiskopi, bari bicaye, ubu noneho bagiye guhagarara, bahagarara imbere y'umwepiskopi, maze abarimo w'ubupadiri barasezeranira umwepiskopi kumwubaha no kumwumvira n'abazamusimbura bose. Umurimo w'ubupadiri biyemeza kuzakora bunze ubumwe n'umwepiskopi ku buryo bw'indatana. Ibyo biragaragazwa n'uko abatowe bashyira ibiganza byabo bibumbye mu by'umwepiskopi, bigaragaza ubumwe bw'indatana umwepiskopi abafitanye n'abapadiri mu murimo wa Kristo muri Kiliziya. Tubikurikire twitonze kandi dusenga. Bana banjye nkunda, Diakone Alphonse, Diakone Cassian, mbere yuko mujya mu rwego rw'abapadiri, ni ngombwa ko mubanza gutangariza imbere y'ikoraniro ry'abakristo imigambi mwifitemo kubyerekeye umurimo mugiye gushingwa. None rero murashaka kuzajya mukora udahwema umurimo w'ubusaserdoti bwo mu rwego rw'abapadiri, mugahora mukereye kuba abungiriza badahinyuka b'urwego rw'abepiskopi mu kurangiza neza uburyo, mu kuragira neza
ubushyo bwa Nyagasani murangiza neza ubutumwa muhawe muyobowe na Roho Mutagatifu. Murashaka kuzajya mukorana ubwitonzi n'ubudahemuka imirimo yerekeranye n'ijambo ry'Imana kandi mwamamaza ivanjiri musobanurira bose amahame y'ukwemera Gatolika. Ndabishaka kugira ngo musingize Imana kandi mutagatifuze imbaga y'abakristo mukurikije uruhererekane rwa Kiliziya, cyane cyane muturiye igitambo cy'Ukaristiya kandi mutanga isakaramentu rya penitensiya. Ndabishaka imbabazi imbaga y'abakristo mushinzwe, bityo mugahora mushishikariye itegeko ryo gusenga ubudahwema. Ndabishaka murashaka kugenda murushaho kunga ubumwe na Kristo we musaserdoti mukuru witanze ubwe mu kigwi cyacu, ngo abe igitambo kitagira inenge gituwe Imana Data, bityo namwe ubwanyu mukwiyegurira Imana hamwe nawe kugira ngo mufatanye nawe gukiza abantu. Ndabishaka kandi Imana izabimfashamo. Usezeranye kuzanyubaha no kuzanyumvira ye n'abazansimbura bose. Ndabisezeranye. Imana yagutangiyemo umurimo mwiza izanawukomeze kugera ku ndunduro. Usezeranye kuzanyubaha no kuzanyumvira ye n'abazansimbura bose. Ndabisezeranye. Imana yagutangiyemo umurimo mwiza izanawukomeze kugera ku ndunduro. Abatorewe umurimo w'ubupadiri bamaze kugaragaza ubushake bwabo mu gukora uwo murimo. Bamaze kandi gusezeranira umwepiskopi kuzamwubaha no kuzamwumvira n'abazamusimbura bose. Ubu rero tugiye kubasabira imbaraga z'Imana zizabafashe mu murimo wabo. Tugiye gutakambira Nyagasani twambaza abatagatifu kugira ngo babane natwe muri uyu murimo, muri iki gikorwa cy'itangwa ry'ubupadiri. Gusengerwa, gusabirwa baryamye bubitse inda ni ikimenyetso cy'ubwicishe bugufi. Icyago cyose Nyagasani, icyaha cyose Nyagasani, urupfu rwa burundu Nyagasani, gira ko wigize umuntu Nyagasani, gira ko wapfuye ukazuka Nyagasani, gira ko wadusakajeho Roho Mutagatifu Nyagasani, twebwe abanyabyaha utwumve.
kiliziya yawe ntagatifu kandi uyikomeze utwumve. Iribambe maze papa wacu Francisco n'abandi bose bari mu nzego z'ubusaserdoti nyobozi ubakomeze mu nzira y'iyobokamana riboneye utwumve. Iribambe maze abantu bose ubaha amahoro n'ubwumvikane nyakuri utwumve. Giribambe maze izi ntore zawe uzihe umugisha utwumve. Giribambe maze izi ntore zawe uzihe umugisha kandi uzitagatifuza utwumve. Giribambe maze izi ntore zawe uzihe umugisha kandi uzitagatifuza utwumve. Giribambe maze intore zawe zihe umugisha uzitagatifuze kandi uzegukane burundu twumve. Giribambe maze natwe ubwacu duhumurize duhore tugukorera uko ushaka utwumve. Kristu twumve. Nyagasani Mana yacu turakwinginze wumva amasengesho yacu maze abagaragu bawe wasakazemo umugisha wa Roho Mutagatifu hamwe n'imbaraga zikomoka ku ngabire y'ubusaserdoti kugira ngo ubwo tubagutuye twizeye ko ugira impuhwe ukabashima ukabagira intore zawe ukomeze ubasendereze ingabire zawe utanga ku buntu kubwa Yezu Kristo umwami wacu. Nyuma y'iri sengesho no gutakambira Nyagasani akurikiyeho umuhango ukomeye cyane ugaragaramo kuramburira ibiganza ku batorewe umurimo w'ubupadiri n'isengesho ry'iyeguriramana. Abatowe bagiye kwegera umwepiskopi umwe bapfukama imbere ye maze nabo baramburireho ibiganza, hanyuma abapadiri nabo bakurikireho baramburira ibiganza ku batowe ntacyo bavuga. Ubwo rero baraba bakora icyo gikorwa gitagatifu turaba twese dusenga Roho Mutagatifu ngo amanukire ku batowe maze bazayoborwe nawe mu butumwa bwabo. Korali nayo irabidufashamo mu ndirimbo ya Roho Mutagatifu.
tube hafi nyagasani dawe nyir'ubutagatifu Mana ishobora byose ugahora witeka uha umuntu wese agaciro ukaba na rugaba utanga ingabire zose ibintu byose bikesha kubaho wowe byose bikesha kurama kugira ngo umuryango wawe ubimbaga saseredoti muhwema kuwutoramo abambari ba Kristo umwami wawe ukoresheje ububasha bwa Roho Mutagatifu maze ukabagabamo inzego zinyuranye na mbere mu isezerano rya kera imirimo washyizeho ukoresheje imihango mitagatifu iyo yagenuraga ibizaba nyuma yakomeje kujya mbere kugeza aho ushinga Musa na Aroni umurimo wo kuyobora umuryango wawe wose no kuwutagatifuza unabatoranyiriza abandi bantu bahungirije mu rwego no mu cyubahiro kugira ngo babere abafasha bashyize hamwe nabo muri uwo murimo nuko igihe abayisiraheli babaga mu butayu usakaza umwuka wa Musa mu mitima y'abagabo 70 bazwiho ubwitonzi nawe abagira abafasha be yitabaza buri gihe bityo arushaho kuyobora neza imbaga yahawe byongeye kandi bene Aroni wasakajemo ingabire nyinshi zisesekaye kuzo wari warahaye se wabyara kugira ngo mu rwego rwo guturira mu ngoro yawe ibitambo byo byari incamarenga y'ibyiza bihebuje bizaza nyuma haboneka abantu bahagije bo gukora umurimo bakurije itegeko ryerekeye abahereza bitambo ibihe rero wagennye bimaze gushyika dawe nyir'ubutagatifu nibwohereje ku isi umwana wawe Yezu Kristo aza ari intumwa yawe nkuru y'umusaseredoti w'ikirenga shingiro ry'ukwemera kwacu ubwo yakwituyeho igitambo kitagira inenge ku bwa Roho Mutagatifu kandi intumwa ze hamariye kuzitagatifuza by'ukuri azira kugira uruhare ku butumwa bwe nuko uzibonera n'abasangirangendo bazifasha kugira ngo umugambi wawe wo gukiza bene muntu wamamazwe utaretsa kandi ubahirizwe ku isi hose n'ubungubu rero nyagasani turagusaba tukwinginga ugoboke intege zacu maze ku buntu bwawe utubwirize abafasha dukeneye mu gukora umurimo wa gisaseredoti uturuka ku ntumwa turakwinginze dawe ushobora byose guha abayoboke bawe ingabire yo kujya mu rwego rw'abapadiri ongera dusendereze mu mitima yabo Roho ubaha ubutungane ntibakire umurimo w'ubusaseredoti bwo mu rwego rwa kabiri utangwa nawe nyagasani kandi mu mibereho yabo yose bazabe koko urugero rw'imigenzereze izira amakemwa nibabe abafasha badahinyuka urwego rw'abepiskopi kugira ngo amagambo akubiye mu ivanjiri ashobore kwera imbuto mu mitima y'abantu biturutse ku nyigisho zabo
no ku buntu bwa Roho Mutagatifu, kandi amenyekane hose kugera ku mpera z'isi. Nibabe hamwe natwe abagabuzi badahemuka b'amabanga yawe, kugira ngo umuryango wawe uhore wivugurura ku bw'abatisimu, abantu bakesha kuvuka bwa kabiri, utungwe n'ukarisitiya ifunguro riturutse kuri aritari yawe, kandi abanyabyaha babone ko bigorana nawe, n'abarwayi babone ikiborohereza ububabare. Nyagasani, nibahore bashyize hamwe natwe mu gutakambira impuhwe zawe udahwema, basabira imbaga y'abakristu bashinzwe ndetse n'isi yose aho ikagera, nuko amahanga yose namara gukoranyirizwa kuri Kristu ahinduka umuryango wawe umwe rukumbi, ugenewe kuba ingoma yawe byimazeyo kandi bidasubirwaho, kubwa Yezu Kristu nyine umwana wawe n'umwami wacu, Imana mubana mugategekana umwe bwa Roho Mutagatifu, uko ibihe barabisimburana iteka. Dufite ibyishimo byinshi cyane kubera ko nyuma y'iri sengesho ryiyegurira Imana, nyuma kandi yuko baramburiweho ibiganza, ubu uwari Diyakoni Alphonse Turatsinze ni Padiri Alphonse Turatsinze, naho wari Diyakoni Kasiyani Nsengiyumva Manzi ni Padiri Kasiyani Nsengiyumva Manzi. Tubishimire gukora indi mihango mitagatifu. Bagiye kwegera umwepiskopi umwe maze abasige amavuta ya kirisima mu biganza byombi. Ibyo bikaba bigaragaza ku buryo busesuye uruhare abapadiri bafite ku busasaridoti bwa Kristo. Nyuma y'uwo muhango w'isigwa ry'amavuta, abapadiri bashya barahabwa nanone n'umwepiskopi agasahani kariho umugati hostia ntagatifu n'inkongoro irimo divayi. Ibyo bikaba ari ibimenyetso byerekana umurimo wo kuyobora imihango mitagatifu y'igitambo cy'Ukarisitiya, kugira ngo uzajye utagatifuza imbaga y'abakristu kandi ubashe gutura Imana igitambo kinogeye. Umwami wacu Yezu Kristu w'Imana Data yasize amavuta y'ubutore abigishije Roho Mutagatifu akamubasha, nagukomeze kugira ngo uzajye utagatifuza imbaga y'abakristu kandi ubashe gutura Imana igitambo kinogeye. Akira ituro ry'imbaga ntagatifu bigenewe gusozwa ku Mana. Jya umenya icyo ukora
ukurikize icyo ubwirwa n'imihango mitagatifu himbaza, maze imibereho yawe uyihuze n'ibanga ry'umusaraba wa Nyagasani. Akira ituro ry'imbaga ntagatifu rigenewe gusohozwa ku Mana. Umenye icyo ukora, ukurikize icyo ubwirwa n'imihango mitagatifu himbaza, maze imibereho yawe wihuze n'ibanga ry'umusaraba wa Nyagasani. Wewe
bavandimwe n'umusabe kugira ngo igitambo cyanjye nacyo cyanyu kigire Imana Data ushobora byose. Nyagasani Imana yacu, niwe washatse ko abasaseridoti bawe baberaho gutunganya imirimo yerekeranye na ritari ntagatifu, bakanayobora umuryango wawe. Gira impuhwe maze kubasha bw'iki gitambo tugutuye uha abayoboke bawe bora bagushimisha mu byo bakora byose, kandi ibyo bakoze bibe imbuto ihoraho muri kiliziya yawe ku bwa Kristo umwami wacu. Nyagasani Yezu n'abane na hamwe. Imitima yanyu nihugukire iby'ijuru. Nyagasani Imana yacu, ni koko birakwiye kandi biratunganye, ni ngombwa kandi ko tugushimira iteka n'ahantu hose. Nyagasani dawe nyir'ubutagatifu, Mana ishobora byose ugahora witeka. Wowe wasize umwana w'ikinege amavuta y'ubutore, ubigirishije Roho Mutagatifu, maze umugira umusaseridoti mukuru w'isezerano rishya kandi rizahora witeka. Byongeye ni wowe wagennye kuri yo gatangaza ku busaseridoti bwe rukumbi bukomezwa muri kiliziya ye. Koko rero uwo muryango mugari yihangiye ubwe, nta wundi ngabe ubusozi bwa cyami gusa, ahubwo bw'urukundo akunda abavandimwe be, agerekaho no gutoramo abantu bamwe ngo baramburirweho ibiganza, maze abone batyo ububasha bwo gushinga umurimo we mutagatifu. Bene abo Nyagasani nibo bashinzwe guhora bagutura mu izina rye, cya gitambo gihesha abantu bose agakiza, nuko bagategura abana bawe ifunguro rya Pasika ye. Niba bagomba kujya bahimburira imbaga yawe ntagatifu mu nzira z'urukundo, niba washinzwe kwireresha ijambo ryawe no kwihembuza amasakramentu yawe, niba basabwe imbere y'abandi guhara amagara yabo kubera wowe, no kugira ngo abavandimwe babo babone umukiro utanga. Nibo mbere no kwemera n'urukundo bagufitiye, nicyo gitumye natwe Nyagasani twifatana n'abamarayika n'abatagatifu bawe bose ngo tukwamamaze twizihiwe tuvuga Thank you.
koko uri nyir'ubutagatifu n'isoko ubutungane bwose. Noneho mubyeyi wacu turagusaba usakaze ruwawe kuri aya maturo maze uyatagatifuze kugira ngo ahinduke atubere umubiri n'amaraso bya Yezu Kristo umwami wacu. Igihe yari agiye kugabiza ububabare n'urupfu ku bushake bwe, yafashe umugati arashimira arawumanyura nuko awuhereza abigishwa be avuga ati nimwakire maze muryeho mwese, iki ngiki koko ni umubiri wanjye ugiye kubatangirwa. Amaze kubigenza barangije kurya, afata inkongoro none arashimira nuko ayihereza abigishwa be avuga ati nimwakire maze munyweho mwese, ingi koko ni inkongoro y'amaraso yanjye isezerano rishya kandi rizahoraho iteka, agiye kumererwa mwebwe n'abandi bose kugira ngo mugire imbabazi z'ibyaha. Bimujye mubikora b'urwibutso rwanjye. Mucunguzi wacu usingizwa. None rero Nyagasani, mu gihe twuka urupfu n'izuka by'umwana wawe, dutuye umugati utanga ubugingo hamwe n'inkongoro y'umukiro, tugushimira ko watumye tubega no kugushengerera tukaguhereza amaturo. Kandi turakwinginga twiyoroheje ngo twebwe abasanye umubiri n'amaraso bya Kristo, Roho Mutagatifu aduhuze twunge ubumwe. Nyagasani, wibuke kiliziya yawe yogeye ku isi hose, maze uyihe guhora ijya mbere mu rukundo, hamwe na Papa wacu Francisco n'umwepiskopi wacu Viseni n'urugaga rw'abepiskopi n'abatorewe umurimo wa ritari bose. Nyagasani, wibuke kandi abayoboke bawe wishakiye gushyira mu rwego rw'ubusaserdoti, gira impuhwe ubakomezemo ingabire zawe kugira ngo umurimo mutagatifu washinze bazabashe kurangiza babifashijwemo n'imbaraga zawe. Wibuke kandi n'abavandimwe bacu bapfuye bafite ubwizere bwo kuzazuka, hamwe n'abandi bose bapfuye usanzwe ufitiye impuhwe, maze ubakire mu rumuri ruguturukaho. Ngo natwe twese utugirire impuhwe, maze tuzashobore kugira umwanya mu bugingo bw'iteka, hamwe na Bikira Mariya umubyeyi muhire w'Imana, na Yosefu mutagatifu n'intumwa zawe ntagatifu n'abandi batagatifu bose bakunyuze uko ibihe byagiye bisimburana, nuko hamwe nabo tuzagusingize tukurata ku bwa Kristo umwana wawe. Dawe Mana ishobora byose, icyubahiro cyose n'ikuzo ryose ubishyikirizwa na Kristo, ukabihabwa hamwe nawe, ukabiherwa
tuva muri we mu bumwe bwa roho mutagatifu uko ibihe bihora bisimburana iteka. nk'uko twabibwirijwe n'umukiza akanabitekanwa akabitwigisha dutinyutse kuririmbira hamwe tuti dawe uri mu ijuru Nyagasani turakwikiza ibyago byose ibihe turimo ubisakaze nk'amahoro impuhwe zawe ziturengere zidukize icyaha cyose ziturinde n'amakuba yose mu gihe tugitegereje ya mizero mahire nukuza kumukiza wacu Yesu Kristo. Nyagasani Yesu Kristo wabwiye intumwa zawe uti mbasigiye amahoro mbahaye amahoro yanjye ntiwite Hahirwa batumiwe ku meza ya Nyagasani dore ntama w'Imana ukiza ibyaha by'abantu.
tumaze kugutura no gusangira nikironkera imbaraga abasaseredoti bawe n'abayoboke bawe bose kugira ngo nibamara kunga ubumwe nawe mu rukundo rudacogora bahimbazwe no kugukorera ku buryo bukwiye wowe Mana nyirishema kubwa Kristo umwami wacu. Rero tumaze gushimira Imana, dushimira n'umwepiskopi wacu uyu munsi washyize mu rwego rw'abapadiri. Rero igikurikiyeho ni uko abapadiri bashya bagiye guha umwepiskopi umugisha. Ubwo barabamuha umugisha turaba ducecetse dukurikiye ukuntu barimo kumuha umugisha wabo wa mbere batanga, barawuha umwepiskopi twese ducecetse. Yego, noneho nyuma rero yaho turaba dushoje turafata ifoto y'urwibutso, hanyuma abapadiri turasubiraho twamba nabane nawe kandi muhorane ushobora byose naguha umugisha Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Yesu nawe namwe ushobora byose nabaha umugisha Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Nyagasani Yesu nabane namwe Imana yo muhanzi n'umuyobozi wa Kiliziya nibahunda ingabire zayo kandi barinde ubudahwema kugira ngo muzashobore gutunganya umurimo wanyu nta buhemu. Nibafashe kuba hano ku isi abagaragu n'abahamya b'urukundo n'ukuri bikomokaho, mube n'indahemuka ku murimo wo kunga abantu n'abandi kimwe no kunga n'Imana.
kandi bafashe kuba abashumba nyakuri, bagaburira abayoboke umugati nyabuzima hamwe n'ijambo ritanga ubugingo, kugira ngo bagende barushaho kujya mbere bunze ubumwe n'umubiri wa Kristo. Namwe mwese abateraniye hano, ushobora byose n'abawe umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Nimujyana amahoro ya Kristo.